Shalom mwese abakurikiye Nkundimana TV, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndizera ko umeze neza aho muherereye hose, kandi turabashimira kudukurikirana umunsi ku munsi. Ni ukuri Imana yamuhore banyigisha. Hanyuma uyu munsi rero ngarukanye n'umutumirwa, araza kutwibwira. Ni umubyeyi nkunda cyane. Uyu munsi rero yifuje kutuganiriza, nanjye ndagira ngo ngire ikiganiro ngira nawe, hanyuma twumve uko bimeze nyine bye muri rusange. Imana yamurere bambira umugisha. Watangira wibwira abadukurikiye rero. Murakoze cyane Clever. Uretse wenda abantu bashyashya, ariko abakunzi bacu kuri Nkundimana TV baranzi nakunze kwivuga, ariko reka nongere nivuge kuko nta mategeko abihana. Amazina yanjye nitwa Kantarama Pasikazi, mwene Munyantarama Randuwari na Mukandanga Angelina. Abo ni bo babyeyi banjye. Papa na mama barakuze nyine, bageze mu za bukuru, ariko bariho batuye ahantu bita Nyabikenke mu karere ka Muhanga. Sinzi niba uhazi. Yego. Mu cyaro ugera Muhanga ukongera ugafata indi modoka ukagenda urugendo rurerure cyane ukagera ahantu bita ku rwunge rw'amashuri rw'Inyabikenke, ugakomeza ukagenda ahantu bita Kanyanza. Wagera Kanyanza ugakomeza ukazamuka ukagera ahahoze ku mine Nyabikenke, ukazamuka nanone ukabona kugera mu rugo iwacu. Niho abasaza n'abakecuru bituriye. Ni ahantu kure, ariko ndashima Imana ko ibarindiyeyo. Abasaza bakuru mu minsi yashize twabakoreye yubile y'imyaka 75. Urumva ko bakuze. Barakuze. Yego. Ariko nyine ni umusaza mwiza, n'umukecuru mwiza b'intangarugero. Uzi ko badusabye, urazi ko abandi basaza nyine wenda bakunda gusaba abana babo bati mutuvugururire amazu, cyangwa se mutugurire iki n'iki, amatungo se. Ariko twebwe baherutse kutwandikira nyine batubwira ati bashaka mutwubakire shapeli yo kujya dusengeramo. Papa na mama nyine ni abasaza bashaje bakundana, mbese natwe byaradutunguye. Turavuga tuti mu bushobozi bucya dufite, ubundi batugeshura abantu 8, njye ndi umwana wa 5. Turavuga tuti ubwo nta kindi kintu badusabye uretse kubakira inzu y'Imana yo gusengeramo. Mu bushobozi bucya dufite turiyambaza inshuti n'abavandimwe, ariko tubibakorere. Bagiye gusengeramo mu gihe bagize intege nkeya zo kujya aho ngaho nyine kuri paruwasi, ariko bagende basengereyo. Yego. Rero bwari ubukwe bukomeye nyine kuri uwo munsi wo gutaha iyo shapeli y'abasaza n'abakecuru ngo bajye basengeramo, ndetse n'umuryango remezo wo muri icyo gice batuyemo baraza bafasha bagasenga. Mbese bageze mu zabukuru ari abasaza bakundana kandi bakunda gusenga. Yego. Ndubatse rero njyewe ncumbitse mu Gatenga, mu murenge wa Gatenga nyine w'akarere ka Kicukiro. Yego. Mfite umutware yitwa Ndahayo Emmanuel. Yego. Mfite abahungu 2. Umukuru niwe banyitirira witwa Ishimwe Elayi Promesse. Umukurikira nawe ni umuhungu. Yego. Yitwa Kijuru Emeserije. Urumva ko ari amazina nyine atamenyerewe cyane. Kijuru mbese ni igitangaza twashakaga kuvuga. Ubwo ngiye kubaza. Ni igitangaza Kijuru twashakaga kuvuga. Yego. Kuko byaradutangaje cyane kubona umwana wa kabiri. Yego. N'uwa mbere twari twaramubuze, wa mbere nyine umva twamwise Ishimwe, kuko nabwo byari bitangaza. Turavuga tuti Imana ishimwe Elayi Promesse nyine bivuga isezerano, urabizi. Hari icyo Imana yari yaravuganye natwe, turindira nyine ko gisohora. Gisohoye turavuga ngo isezerano nyine turaribonye, tumwita Promesse. Itwongeye undi rero twamwise Kijuru. Banze gushyiraho gitangaza, ariko gitangaza naryo byari kujya tubona byari. Ubwo ni gitangaza Kijuru. Ni gitangaza Kijuru Emeserije. Yego. Birumvikana rwose.
ni ukuri rwose kandi Uwiteka yakoze imirimo. Yego uwo ni uwa kabiri. Aba gatatu rero baje ari babiri. Ni impanga mwe twamwise yitwa Benita Agatoni. Agatoni Ange Benita ni gatoya. Noneho gakuru yitwa Agatesi Ange Aurore. Yego. Ubwo nabita ko ari aba gatatu kandi bakaba n'aba kane. Nuko nyine Imana ijya ibigenza. Ni aba gatatu kandi bakaba n'aba kane. Yego. Umwana wa gatanu bakunda kumwita nyine Cyiza, umwana ukurikira impanga. Yego. Yitwa Ineza Ange Leponse. Yego. Urumva ko ari amazina agenda asa ni cyane rwose ni amazina agenda asa nk'ayirepeta kuko hari n'igihe twabura uko tumwita none tukamwiteranya nk'ukurikira Cyiza we yitwa Gisubizo Ange Marieta. Urumva Gisubizo na Leponse urumva ni ibintu bijya gusa nyine ariko ni nk'Imana yabikoze kuko ndabyibuka twamubyariye hariya kwa Gatsinga. Yego. Aho bakoreraga hano mu gishanga. Nari ndi kumwe n'umubyeyi rero Mama Buja wa undi dukunda kurimbana munini. Yego. Mama Buja rero turamubwira tuti genda ijya kwandikisha amazina y'umwana turanayamubwira. Ndabyibuka ise niba yari yamwise Gihozo. Ashobora kuba ari Gihozo kuko nyine urumva yaje ari nk'umwana wa gatandatu. Umwana wa gatandatu rero yari mbese yari igihozo cyacu. Urumva kuba warabayeho warabuze urubyaro warabuze umwana ukabona umwana wa gatandatu yari igihozo nyine yari igihozo nawe yari nk'igitangaza. Noneho tumubwiye ngo ajye kwandikisha ayo mazina agezeyo ngo arabyibagirwa. Ngo arabyibagirwa yibagirwa amazina bamubwiye. Mama niba ari Gisubizo Ange Marieta mbese Gisubizo bikomeza riza mu mutwe we aba ari byandikisha natwe twanga kubihindura. Ubwo niwe wari mwise nyine. Yego. Umva n'urugendo rurerure rero. Urugendo rurerure ibyo ni inkuru mbega ifite ubundi buhamya bwacu tuzagarukamo cyane. Ariko ubwo ngewe umuntu ari kwipresenta ubwo hari ibindi nasezera navuze narengeje ibikenewe. Urumva hari ntabyo nsize. Nanjye ntacyo nsize. Navuze ndenza n'ibikenewe. Yego rwose. Ubwo hari ikindi nibagiwe. Aho niyo nahavuze byose naho mvukira. Ahubwo dore ndagira ngo mwibarize rero ibijyanye n'agakiza. Yego. Hanyuma ubundi ubwo utubwira urugendo rw'ubuzima bwawe mbega bijyanye na famiye ubwo ibyo n'ubuhamya bwawe tuzabika bene ubutaha. Ndagira ngo mwibarize ngo ese urakijijwe? Yego nibyo. Hanyuma watangiye wabwira abadukurikiye ese watangiye gukizwa ryari? Mbega wakira agakiza ryari? Mbega keref umva narwo n'urugendo rurerure rero. Yego. Ariko ndaruvuga. Ndibuka jewe nari umunyeshuri. Yego. Nkunda gusenga. Birumvikana nyuma y'intambara jewe nibwo nakoze ikizamini cya leta. Ngikorera nyine aho ngaho navukiraga niho nabaga n'ubundi nakubwiye Nyabikenke ndatsinda. Maze gutsinda banyohereje kwiga ku rwunge rw'amashuri rw'Inyabikenke n'ubundi. Niho natangiriye. Hari intambara yabaye muri 1994. Ubwo hari nko muri za 1996 cyangwa na 5 gutyo. Noneho famiye mvukamo ni famiye mfitemo babyara banje bagera muri 2 b'abapadiri. Yego. 2 gusa saho menya banarenga. Ni famiye nyine y'abantu bihaye Imana benshi, harimo abapadiri, harimo abamaseri, dufite witwa Padiri Louise Alexandre ni mubyara wanje. Hari na Padiri Muvunyi Innocent nawe ni mubyara wanje. Umwe no kwa Marume undi no kwa Masenge. Yego. Dufitemo na maseri hari witwa Seri Rosa, hari witwa
abamaseri rero kubera no kugenda bakibereye ngiyo ntibakunde no kugaragara cyane hari n'igihe wibagirwa amazina neza burundu akagenda kumva ngo seri Rusiya ni benshi abamaseri bo ni benshi n'abagiye rwose bigira mu mahanga ubu ngubu natangiye no kubagirwa amazina yabo bagiye imbere njyewe nkiri akana gato cyane bagenda ari abamaseri nyine bigumire yo ngiyo tubabona rimwe na rimwe ku mafoto noneho natwe urumva twari abakatolike dusengera mu bakatolike navutse mbona mama na papa ari abakatolike famiye yose ari abakatolike ibyo by'agakiza by'abarokore ntabyo nari nzi pe ntabwo nari mbizi nubwo ku ishuri namaze gutsinda nkajya nterana n'abakarisomatike nka saa yine tukigobeka tugasenga twasoza amasomo tukigobeka tukajya tugasengana n'abakarisomatike umwaka wa mbere wa gatatu turonkome yose noneho byaje uribuka muri cya gihe cy'abacengezi urwunge rw'amashuri rw'Inyabikenke nibwo navuyeyo ndeka gukomeza kwiga yuko numvaga afite ubwoba cyane mbwira papa yacuruzaga inahangaha noneho ndamubwira ntiwancakiye bundi shuri aho ngaho uri nkareba ko nakwiga ntuje ubwo rero icyo gihe papa yahise anshakira ishuri ryitwaga apape koleje apape do Gikondo hari Gikondo ubwo rero twagiye kwiga ngezeyo nsanga abana bariyo ni abarokore ni abakarisomatike hariyo bitwaga abayasenta abantu basenga nyine noneho nshaka abakarisomatike ndababura bari abana dusohoka amabisi aparitse bahita bura bisi bigendera noneho nkibonera abarokore nyine bakijijwe nkabona saa yine baregeranye barasenze abitwaga ba Onesiforo abitwaga nkabona baregeranye bakoze priere nyine barasenze uko basenga nkumva ni nka kwa kundi abakarisomatike twasenga bikankurura kubera ko nari umuntu ukunda iki Imana nakundaga Imana nkunda no gusenga noneho byagera saa 7 twasitaga saa 7 n'igice twakoraga gombwe niki twagera saa 7 nabwo bakaba igihe bageze ahantu bahurira bagasenga tukajyana nabo noneho ubwo aho ngaho nyine naje kuryoherwa n'amasengesho y'abantu bakijijwe ndyoherwa n'indirimbo zabo ndyoherwa n'ijambo ibyo bintu biramfata bimaze kumfata njya muri korali yabo kandi ntabwo byari byemewe ko umuntu utarabatizwa muri Yorodani ajya muri korali y'abana bakijijwe byarangiye rero njyewe mbaye nanjye umwe muri bo ntabwo namenye ukuntu nageze muri korali yabo ntangira kujya nsuhuza abo turi kumwe nkababwira ngo Yesu ashimwe noneho nababwira ngo Yesu ashimwe urumva abantu bacu ntibari babimenyereye akambwira ngo ariko wavuze ngo Yesu akuzwe Yesu akuzwe ra Yesu ashimwe bije bite ubwo urumva nari maze kubimenya no kubimenyera kuvuga Yesu ashimwe nta gusoza nkumva nashyiraho Yesu ashimwe nyine ubwo rero twakomeje kubana n'abo banyeshuri tubana n'inshuti cyane magara pe noneho ariko umuntu umwe araza aravuga ati hano hari umuntu turirimbana ariko utari umurokore utarabatizwa muri Yorodani na rwose nagerageze nawe abatizwe dukorane umurimo abatije ubwo rero nuko byagenze ntangira noneho kubisengera njyewe ubwanjye numvaga nzajya nterana n'abarokore ariko nagera iwacu nkajya mu bakarisomatike n'abakatolike yego numvaga ariko bizagenda ariko nageze mu gakiza nararyohewe cyane numva ntagomba kugera gute gusubira inyuma ndabatizwa urumva nabatijwe
nabatijwe neza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani. Ndumva ariho nabatijwe. N'ubuhamya bukomeye ukuntu naje kubatizwa. Nagiye gusengana nabo umunsi umwe, jewe ubwanjye namaze gufata decision. Ariko kubera yuko marume yakundaga kumbwira akanserereza cyane ngo kututavuga Yesu akuzwe mukavuga Yesu ashimwe. Ubwo uraje ngo nuko bitangira ndangije ntanga icyifuzo mu banyamasengesho twari turi kumwe n'abanyeshuri nyine twagiye gusenga. Ndabwira nti njyewe namaze gufata icyemezo, namaze gufata na decision, ariko kubera ko famille yacu nta bantu b'abarokore babamo benshi, ndashaka marume ukunda kunserereza aba ari uzakizwa mbere yanjye. Ni musaza wa mama Pase wabo, aba ari uzakizwa mbere yanjye. Noneho imwe n'abandi bantu nka 4 cyangwa 5 bakijijwe cyangwa se bajya muri Yorodani bakabatizwa mbere yanjye. Nimara kubona abo bantu nanjye rwose n'umuhigo mpigiye imbere y'Imana, nzahita niga igice mbatizwa. Ofete nakijijwe mbere yuko ninjira idini. Yes, narasengaga nkumva ndafashijwe ibintu byose, nkumva nta n'ikibazo. Ariko kubatizwa nkumva nabambiretse, Imana ikabanza ikankorera icyo kintu. Yego. Imana rero yarabikoze impereza murumuna wanjye. Ntabwo nzi ukuntu nawe yinjiye mu by'agakiza, aryoherwa nabyo. Arambwiye ngo arashaka kuzabatizwa muri ADPR muri Yorodani, urusengero rwa ADPR mu Gatenga. Noneho numva ndabikunze, ndavuga nti Imana itangiye kunsubiza. Na wa wundi marume nawe bigenda uko. Yego. Nawe arambwira ngo agiye kubatizwa. Hari musaza wa mama n'umudamu we n'abana be bose, yitwa Karamuka Karisiti. Niba Imana yabanje kumpereza impeza umuryango wose babatirijwe rimwe. Ubwo nyine ifite uko yabigenje, babatirizwa rimwe, bakora ikirori cyiza, batumiye korari itabaza yo mu Bibare n'andi makorari, baraza bakubita indirimbo nziza zishyushye, ijambo ry'Imana mu rugo iwe akikanombe. Bose babatijwe, umuryango wose uretse abana batoya. Noneho njyewe icyo kirori naragitashye, na mama hari yarahari n'abandi bo muri famille bakeya bari batumiwe. Icyo kirori naragitashye, nabyimira Imana Clef. Ubwo nashimiraga Imana ko yumvishe gusenga kwanjye. Nabyimiye Imana, ndayishima, ndavuga nti Imana urumva, urakora. Iyi ni surprise mpaye kubona marume n'umudamu n'ababyara banje, abana be bose babatijwe mbere yanjye. Yewe nanjye nzabatizwa noneho. Byari biryoshye n'ukuri. Nanjye nzabatizwa. Byari biryoshye. Hari ikirori, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, hari ijambo, hari indirimbo, hari ubuhamya, hari ibintu bikomeye. Ubwo babandi nasabaga 5 barenze 5 rusaza. Barenze 5 nanjye mpita niga igice ndabatizwa, ninjira mu gakiza gutyo. Ariko mfite ishimwe, mfite n'ubuhamya bw'uko Imana yumva gusenga. Ariko mbere y'aho ngaho gatoya yuko ibyo ngibyo biba, nabonye yerekwa. Kwa kundi umuntu aryama akarota. Ndaryama ndarota. Ndota mbona Kirisitu amanuka ku bicu mureba, yambaye ibishura byera. Araza adusanga hahandi twakoreraga amasengesho nka groupe ku ishuri. Twagiraga nyine amasengesho ya saa 4 narikubwiye. Ahadusanze akimara kugera ku butaka aho twari turi. Mpita mbona babandi bakijijwe turirimbana, mbona bambaye ibishura byera. Noneho njyewe nirebye mbona nambaye ikanzu isa gutya y'ubururu.
nabonaga imeze nka za kontoni abana biganaga kera. Yego. Noneho ubwo yaraje Kristo aradusuhuza, agenda dusuhuza twese, njyewe ngeze haranyitegereza cyane, arangije arambwira ngo kuki wowe utambaye. Noneho mu kumusubiza naramubwiye ntabwo namenye aho abandi bambariye. Yego. Arangije ahita anyereka umwana twiganaga witwa Yasenta. Arambwira yari n'inshuti yanjye twaranicaranaga. Yego. Yego. Aririmbira hariya kuri ADPR mu Gatenga ku mudugudu wo ku Karamba. Arambwira ngo kurikira Yasenta, dore nguriya mukurikire akwereka aho bambariye. Yego. Hanyuma nawe ugaruke dukomeze tujyane aho tugiye kujya. No, uragenda mbira Yasenta, se mwambariye hehe kuki utambwiye ngo nanjye nambare. Yasenta ubwo nyine arambwira ati ngwino nje kuguha ikanzu nawe wambare. Yego. Amereza ikanzu, maze kumpereza ikanzu dukurikira Kirisitu atujya imbere. Tubona yinjiye ahantu hameze nko mu bitaro. Hari abarwayi benshi mbona abantu bagiye baryamye barembye, akabakuraho akabakiza. Tukiri aho ngaho muri ibyo bitaro mpita ndakanguka. Iryo yerekwa nditekerereza umugabo uririmba muri icyo gihe aririmbaga muri Rayo niba kiririmbamo simbizi, witwaga Karisiti wadoderaga inkweto Kicukiro Centre. Karisiti twari duturanye. Ndamubwira nti narose gutya, ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Aransobanurira arambwira ati Kristo aragushaka mu gakiza, ukaba uririmbana n'abandi usa nabo, warabatijwe, ibintu byose biri ku murongo. Yego. Ati nikiri ryo yerekwa ryawe bisobanuye. Mbese warakwikeneriye ubwe, niyo mpamvu yagusanze akakubwira ati genda wambare nk'uko abandi bambaye. Yego. Ndangije nuko ibyo ndabibana. Ndakomeza ndasenga, nkajya njya gusengera hariya Sejemu, nkajya gusengera mu Gatenga, nkakomeza ngaterana n'abo bana. Umwaka wa 4 urarangira, uwa 5 winjiramo, nuko meze gutyo. Noneho igihe kimwe sikaruhamya bureburera ngiye kwinjiramo. Oya nta kibazo mbwira. Igihe kimwe nagiye gusengera Sejemu mu masengesho yabaga ari kwa 4. Ndagenda, hari umukozi w'Imana yazimye. Ntacyo tubikatinga tuzagira biti. Nayikatinga. N'undi yapfuye nayo. Tuzagira.